gihe amahirwe y'agapfa bikarangira ariko ntago wabirangiye hari andi mahirwe. Iyo duhanuye mu ijambo ry'Imana tubwira buri kintu cyose tukakibwira kikabaho, buri kintu cyapfuye cyose kikabaho. Rero mwene data ntuze gupinga ibi bintu. Niyo waba uri kure hangana iki, niyo waba ufite umuntu wawe ukaba ari muri gereza, niyo waba ufite umuntu wawe akaba ari mu bitaro, umwizerere hamwe no kwizera Imana. Imana iramusanga ibashe kumukiza. Abantu bafite abantu bari mu bitaro, niba umuntu wawe akaba yarasaze, akaba ari umuntu ufite abadayimoni, ubona afite ibintu by'abadayimoni, ukabona abantu bugarijwe n'ibiyoga nibava ku nzoga, ariko ukamugira umutwaro, cyangwa se nawe agashaka kugira umutwaro, agashaka gusenga. Imana irashoboye, Imana irabishoboye. Turi buhanure mu ijambo guhanura mu izina rya Yesu. Kubaho hanyuma ubinduka umurambo utarabona ubuzima. Nyuma y'ibyo byose haboneka umwuka kugira ngo abeho, nuko habonetse umwuka w'Imana akabona kugira gute kubaho. Niyo mpamvu tugiye gusengana n'abantu mu isengesho rivuga ngo Imana izure ubuzima bwabo bwari bwarapfuye. Yesu ashimwe cyane. Imana izure imitsi yabo. Nubwo ngo umuntu ashobora kuba mu buzima ariko akaba muri we yamaze gupfa. Hari ugupfa ko mu mutima, hari ugupfa mu ntekerezo, hari ugupfa umuntu akabura ibyiringiro byo kongera kubaho. Uvuza ingumba, burira umuntu ari mu kigeragezo cy'ubugumba ntago aba afite ibyiringiro byo kubyara. Nubwo ngo ubuzima bwe ku rubyaro, kuri side y'urubyaro aba asa naho yapfuye. Yego, abategereje iki? Ijambo rya nyiri ijambo kugira ngo abeho. Murabizi ko Imana ari nziza kandi Imana ikora byose, ishoboye byose. Ariyo mpamvu twayihisemo, ariyo mpamvu twayikurikiye, kandi abayikurikiye ntago bazahomba. Imana izarinda ubuzima bwacu kandi izatugirira neza. Rero uyu munsi utandukanye n'indi minsi yose, kuko ni umunsi turi kumwe n'umutumirwa wacu. Ntago turi umusabe kutwibwira cyane, ni umunyamasengesho. Ibindi biganiro ari biganira twibwiye, ahubwo tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga, dusengana nawe. Ni umunyamasengesho kandi Imana ibasha gukoresha mu buryo bukomeye. Nanjye ndaba ndimo gusengana nawe kugira ngo tugusengere. Rero nuramuka wumvisha iki kiganiro ukaba uri umuntu w'umunyamasengesho ukunda gusenga, waba uri mu modoka uzinjira mu mwuka wo gusenga, waba uri mu rugo uzahita upfuka musenge. Nubona uburyo bwo gusenga uzahita usengana natwe. Ikibazo cyose uzavuga Imana izacyumva, kandi amavuta Imana aturiho turizera neza tudashidikanya yuko hazagira icyo akora ku buzima bwawe. Imana izagira icyo ikora ku buzima bwawe. Dukunze kuvuga ijambo ry'Imana, dukunze gutambutsa ibiganiro byinshi, ariko ntituragira umwihariko wo gusengana n'abantu. Imana ni Imana yo hafi na kare, nta mupaka igira. Nidusengana nawe rero turizera neza yuko aho uraba uri hose Imana iri bukugenderere, kandi icyifuzo uraba ufite umaranye imyaka, waba utabyara, waba urabuza akazi, waba ukeneye ubukwe, waba ukeneye ko Imana ikubakira, waba uri mu bukene, waba uri mu ntambara, waba urugo rukugoye ubona divorce igiye kuba, waba urembeshwe n'uburwayi cyangwa ibindi bintu ibyo ari byo byose, ntago nshidikanya yuko utazabura gutambutsa ubuhamya ukimara gusengana natwe. Hari imbaraga uri buze kumva, uri kwakira, hari imbaraga ziri buze ku buzima bwawe, hanyuma izo mbaraga ziraza gukora igitangaza, ziraba ziturutse ku Mana. Tuje guhamagara Imana. Yes, ngira ngo icyo tujya gukora wacyumvishe. Yes, nacyumvishe. Urakoze cyane. Gahunda urumva ko ari ugusenga. Hanyuma ariko tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu abo kwihirwe TV. Imana yo mu ijuru, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaho umugisha kubwo uyu munsi wa none. Ndumva mu by'ukuri mu ntangiriro z'uyu mwaka, nkuko usabye ko twabanza gusenga tugasengana ndetse n'abanyamasengesho badukurikiye kwihirwe TV, donc twinjirane mu gusenga. Nagira dutangirane rero mu gusenga dusengera mu ijambo ry'Imana. Nagira umfashe ndebere tugire icyanditswe dusengeramo. Hari mu ntangiriro z'uyu mwaka ndagira ngo dutangire dusenga n'abantu mu cyanditswe kiri muri Ezekiel 37. Icyanditswe kiri muri Ezekiel, dukorane n'ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana.
ariho dusengera tubanze tukivugaho hanyuma twinjiremo noneho dusenga abantu bazi nicyo tugiye gusengera nyirizina n'undi uri budukurikire dusenga nawe aze gusengera muri iki cyanditswe 3:7 kangahe 3:7 hera ku murongo wa mbere usome. haravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, ngansohora ndi mu mwuka, aramanura ngeza ku kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, ngaransohora amanura mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukanaho anzengurukanaho aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Uwo ni umuhanuzi Ezekiyeli. Ndi kugira ngo abantu tugiye gusengana mu ntangiriro z'uyu mwaka mu buhanuzi bwa 2024 tuze kugira ijambo dusengeramo. Iri jambo rero nibwo buhanuzi tugiye gusengeramo, kubera ko utangiye uvuga hari ingumba, hari abarwayi bababaye, hari abari bafite agahinda ko mu mutima bararabarira, ariko akaba akeneye uyu mwaka wa 2024 kudakomezanya ayo marira, kudakomezanya ubwo buzima bwo kuba hari ingumba. So noneho yes, noneho uyu muhanuzi urumva ko ijambo ry'Uwiteka ryamujeho. Noneho hari ibyari byarahindutse, amagufwa byari mu kibaya. Aya magufwa yari ari mu kibaya, aya magufwa nta buzima yari afite. Hanyuma Imana yarebyeyo mu bumana bwayo ibona ko aya magufwa yakongera kugira gute akabaho. Imana ibaza umuhanuzi, imubaza nimba ayo magufwa yakongera akabaho. Umuhanuzi natubiza Imana avuga ati ni wowe ubizi. Nje ntago nabishobora, Hanyuma ngarika ayo magufwa ngo yari yarumye rwose. Yego, niyo mpamvu tugiye gusengana n'abantu buriya. Yesu ashimwe cyane. Imana idushoboze duhishurirwe ku buryo bukomeye. Kuba ubayeho uri ingumba, uri mu buzima budafututse, hari igihe umuntu nawe ahinduka amagufwa yumye, akongera akabura ibyiringiro byo kongera kubaho. Donc akabaho nk'amagufwa yagize gute yumye. So ndi kugira dusengane n'abantu biteguye gusenga. Komeza hepfo wumva icyo yavuze none. Yaravuze ku murongo wa 3, maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ngo se aya magufwa yabasha gusubira akabaho? Ndamusubiza nti yego, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Ngo ndamusubiza ngo mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati yego, hanurira aya magufwa, maze uyabwira uti, yemwe mwa magufwa mwe mwumye, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku ni ku mwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashiramo umwuka ngo umwuka mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikiriza uruhu, mbashiremo umwuka wanjye mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, nuko umuhanuzi nawe ngahanura uko yategetswe. Gihanura habaho guhinda, ngo agihanura akivuga uko ijuru rivuze, akivuga uko Imana imubwiye, umva habaho guhinda. Mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyifasheho, maze inyama ziyameraho, byorosa uruhu, ariko nta mwuka wari urimo. Ariko nyuma y'ibyo byose nta mwuka warimo. Ni ukuvuga ngo amagufwa yari yarumye. Ijambo ry'Imana rirategeka kugira ngo ayo magufwa yongere aterane. Igufwa ngo rigenda risanga iryaryo. Amagufwa iryino ntiryigeze riyoba ngo rizamuke rize hejuru ku maboko, iryo ku mutwe ntago ryigeze rimanuka ngo rize ku murundi, iryo murundi naryo ntiryazamutse ngo rize kurya hano ku kibero, ngahubwo ngigufwa rigenda risanga iryayo, kubera ko ari ijuru ryari ritegetse. Nuko umuhanuzi nyuma yo guhanurira amagufwa amaze guterana, ngariko
imitsi isubiraho ndetse n'umubiri urongera wiyoronsaho, ariko byari umurambo kuko hari ijambo rindi, hari ubundi buzima bwari butaraboneka muri aya magufwa. Maze ku murongo wa 10 aravuga ngo nuko mpanura uko nategetswe, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Amen, amen, amen. Ngo nuko nyuma yaho arahanura, umwuka ngo ugira gute? Winjiramo. Umwuka wari winjiyemo ni umwuka w'Imana. Yari amagufwa, nyuma yo kuba amagufwa avaho kuba amagufwa, imitsi irongera ngo yiteraho, hongera hasubiraho umubiri nyuma yo kubaho, hanyuma bihinduka umurambo utarabona ubuzima. Nyuma y'ibyo byose haboneka umwuka kugira ngo abeho, nuko habonetse umwuka w'Imana akabona kugira gute? Kubaho. Niyo mpamvu tugiye gusengana n'abantu mu isengesho rivuga ngo Imana izure ubuzima bwabo bwari bwarapfuye. Yesu ashimwe cyane. Imana izure imitsi yabo. Nubwo ngo umuntu ashobora kuba mu buzima ariko akaba muri we yamaze gupfa. Hari ugupfa ko mu mutima, hari ugupfa mu ntekerezo, hari ugupfa umuntu akabura ibyiringiro byo kongera kubaho. Uvuza ingumba, burira umuntu ari mu kigeragezo cy'ubugumba ntago aba afite ibyiringiro byo kubyara. Nubwo ngo ubuzima bwe ku rubyaro, kuri side y'urubyaro abasa naho yapfuye. Yego. Abategereje iki? Ijambo rya nyiri ijambo kugira ngo abeho. Niyo mpamvu tugiye gusengana n'abantu kugira ngo ubuzima bwari bwarapfuye bwongere buzuke mu izina rya Yesu. Kandi ikintu gitumye twongera gusenga nuko tumaze kumenya ko umwuka w'Imana, ijambo ry'Imana ribasha kuzura ibyapfuye. Hari igihe umuntu agira ibintu, akagira business, akagira urugo, akagira ubuzima, ariko bikagera igihe amahirwe y'agapfa bikarangira. Ariko ntago wabirangiye, hari andi mahirwe. Iyo duhanuye mu ijambo ry'Imana tubwira buri kintu cyose, twakibwira kikabaho. Buri kintu cyapfuye cyose kikabaho. Rero mwene data ntuze gupinga ibi bintu. Niyo waba uri kure hangana iki, niyo waba ufite umuntu wawe ukaba ari muri gereza, niyo waba ufite umuntu wawe akaba ari mu bitaro, umwizerere hamwe no kwizera Imana. Imana iramusanga ibashe kumukiza. Abantu bafite abantu bari mu bitaro. Nimba umuntu wawe akaba yarasaze, akaba ari umuntu ufite abadayimoni, ubona afite ibintu by'abadayimoni, ukabona abantu bugarijwe n'ibiyoga, nibava ku nzoga, ariko ukamugira umutwaro, cyangwa se nawe agashaka kugira umutwaro, agashaka gusenga. Imana irashoboye, Imana irabishoboye. Turi buhanure mu ijambo ry'Imana. Tugiye guhanura mu izina rya Yesu. Tugiye guhanura mu izina rya Yesu. Tugiye kubwira ubuzima bw'umuntu wese butari ku murongo usubire ku murongo. Tugiye kubwira amagufwa yari yarumye. Tugiye kongera guhanura yongera abeho mu izina rya Yesu. Abari barabuze ibyiringiro by'uko Kristo yabagirira neza, tugiye guhanura bongere bamenye ko Kristo agira neza. Ari uburyo abantu bapfa mu buryo bwo mu mubiri, mu buryo bw'ibifatika, mu buryo bwo mu mubiri, ariko hari no gupfa mu buryo bwo mu mwuka. Ugasanga wakoreraga Imana ariko uyu munsi Satani yarakunyaze, waraguye. Donc uri amagufwa yumye kubera ko wamaze gutakaza iby'ubugingo, wasubiye mu nzoga, wasubiye inyuma, wakoreraga Imana, wasubiye mu busambanyi igihe cyarari. Donc ubayeho uri amagufwa yamaze kuma. Iri jambo rize kugira ngo byongere riguhembure, wongere ushaka Imana aho mwivata waruri. Yesu azahagukura, yongera kuremera umucyo, yongera kuremera ubuzima. Niyo mpamvu tugiye gusenga muri ubwo buryo bubiri. Arapfuye mu buryo bwo mu mwuka, mu bugingo bakaba barapfuye, bakaba baratandukanye n'ubushake bw'Imana. Tugiye gusenga kugira ngo nabo bongere bagihirwe TV, babone ko uyu munsi Yesu akiri ku ngoma kandi agikora imirimo n'ibitangaza. Side pati ya kabiri turongera dusengera abantu bari mu buzima buruhije, barwaye indwara zitandukanye, barwaye za kanseri, bamwe n'ingumba, hari abararabarira kubw'ibigeragezo banyuramo muri iyi si, hari abaruhijwe n'umubiri, hari abamaze gutabwa cyangwa se isi yarabataye, babona batakiriho kubera isi yabataye. Abo nabo tugiye gusenga muri ubu buhanuzi kugira ngo 2020 Imana ibahindurire ubuzima, Imana ibahindurire amateka, bongere babeho mu izina rya Yesu. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka nk'inyenyeri, umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana uga
ugakomanga urugi ushaka kureba Imana, umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana yera, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ifite ubushobozi, wongeye gusenga data mu izina rya Yesu rifite ububasha ndetse n'ubushobozi. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringira, kandi Kristo nawaje imbere yawe ngabure kubona ubuzima, ngabure kubona kubaho. Abaje imbere yawe bose bagiye babona ubuzima, baje imbere yawe bose bagiye bahindurwa amateka, baje imbere yawe barushe bose bagiye baruhuka, kuko Kristo waje kuruhuka. None twumvishe ubuhanuzi muri aya masaha, twinjiye mu mwanya wo gusengana n'abumvira ijambo, wo gusengana n'abantu muri aya masaha mu izina rya Yesu rifite ububasha ndetse n'ubushobozi. Ngariko ngo ijambo ryawe ngo rihura n'uyu muhanuzi, ngo rimumanura mu kibaya, ngo rimwereka amagufa yari yarumye. Hari igihe umuntu aba ari mu buzima ariko buba busa naho bwamaze gupfa, kuko yatakaje ibyiringiro, kuko atakwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Uwo nawe basa n'amagufa yumye ari mu kibaya, yatatanye, yabuze ubuzima. Niyo mpamvu muri aya masaha mu izina rya Yesu ifite ububasha ndetse n'ubushobozi, turi gusenga tukwereka aya magufa yumye, turi gusenga tukwereka imitima yari yihebye, turi gusenga tukwereka abari batabamye, bari mu nzu z'imbohe bashaka kubohorwa, abari baboshywe n'ibyaha, abari bafite umutima uremereye bavuga ngo data turengeye, bavuga ngo data dutabaye. Abo nabo basaga n'amagufa yumye ari mu kibaya, ariko tukweretse iyo mitima kugira ngo ijambo ryawe n'iyi saha ryongere rireme, ryongere rizure ibyo byapfuye, byongere bibeho, kuko ijambo ryawe ari ryo buzima, kuko ijambo ryawe ari ryo mbaraga. Mu izina rya Yesu, hari abari barwaye kanseri, hari abari barwaye indwara zitandukanye, hari abari barwaye za diyabete, ariko bari kumvira isenge, ariko bari kumva ubu buhanuzi 2024. Turasenga ngo bizere kugira ngo bakire, kugira ngo babohoke mu izina rya Yesu. Hari abari baraguye, baragukoreraga abavuga butumwa, baragukoreraga abaririmbyi, baragiye bajya mu kibaya, batakaje ibyiringiro, batakaje ubuzima, babona ko imbabazi zitakibariho. Ariko turasenze ngo nabo barengere, ariko turasenze nabo bongere bagaruke mu murimo, nabo bongere ubasuke umwuka wawe, baremera ijambo kugira ngo iyi saha batangire bahagurutswe no kukuramya, batangire bahagurutswe no kuguhimbaza, batangire bahagurutswe no kuvuga kwera no gukomera kwawe mu izina rya Yesu rifite ububasha ndetse n'ubushobozi. Ngaho tangira ukore. Hari abari mu bitaro bariho bizera, ngaho tangira uzure, ngaho tangira uzure aya magufwa yari yarumye, ngaho tangira uyeremera ubuzima. Turi guhanura mu izina rya Yesu kugira ngo gukora kwa, kugira ngo presence ya, kugira ngo zambaraga zimusaraba, za zindi zazuye Lazaro amaze iminsi mu gituro, za zindi zamuzuye. Abayuda bose babonye ko byarangiye, abayuda bose babonye ko ibyo byamaze gushira iherezo, ndetse ari mu gituro, ndetse ngo baravuga ngo yamaze kunuka. Ariko Kristo nukangwa n'ibyamaze gupfa, nukangwa n'ibyamaze kunuka. Yesu, imbaraga zawe zirakomeye kandi zirahambaye, zararemye kandi zatanze ubuzima, zatanze ibyiringiro bishya. Yesu, niyo mpamvu tukwinginze ngo n'aba bantu, n'uyu wari unaniwe, n'uyu wari urushye, n'uyu wari unaniwe wari ugiye kwiyahura, nawe reka umurengera, umuzuru, umuhe ubuzima, umuhe kubaho mu izina rya Yesu rifite ububasha ndetse n'ubushobozi. N'uyu wumvaga umutima wo gushaka, akumva afite inyota yuko yabana nawe, nawe turasenze kugira ngo imbaraga zawe zimusanga aho hantu ari mu kibaya, zimuzure, yongere abeho, zimuzure, zimuremere ibyiringiro bishya mu izina rya Yesu rifite ububasha ndetse n'ubushobozi. Ngarika ayo magufa yari yaratatanye, ariko urongera kuko ijambo ryawe rihembura, ijambo ryawe rirema, rirongera rirayarema abaho. Ariko Kristo ngo umwuka wawe niwe wayahaye kongera gukora, niwe wayahaye kongera kumuvinga. Ibyari imirambo bihinduka ubuzima, uwari imirambo
ibyari amagufwa bihinduka mu buzima mu izina rya Yesu rifite ububasha ndetse n'ubushobozi. None turakwinginze kugira ngo abo bose bari imbere yawe, abo bose baje kukuramya, Yesu Kristo wa Nazareti, reka ubarengere, reka ubagirire neza. Dore barapfukamye, baraniha iminiho myinshi, dore barapfukamye, baratakamba amanywa nijoro. Natwe turasenze mu izina rya Yesu rifite ububasha ndetse n'ubushobozi, kugira ngo imbaraga zawe zibakoreho, kugira ngo imbaraga zawe zibazure.